Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye impande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi muri rusange. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turi ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, aho tuje mu ishami rishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara za kanseri. Mushobora kwibaza ati mbese tugiye gukorana n'ihe nzobere, tugiye gukorana na Dogiteri Hategekimana Jean de Dieu. Agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibibazo twibaza kuri kanseri y'ibere. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima mukigera ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Tubibutse ko mwa kino kiganiro tugiye gukorera hano ku kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, turi kumwe n'umuryango nyarwanda ushinzwe kurwanya sida, gukumira ubwandu bushya ndetse no gufasha abahuye n'ikibazo cyo kwandura virusi itera sida ANSP+, ubufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Yego, murakoze. Turabashimiye by'umwihariko kuba mubashije kutwakira mu kiganiro ubuzima buzima. Njyewe nitwa Dr Jean de Dieu Hategekimana, nkaba nkora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura, by'umwihariko mu bijyanye no kurwanya indwara za kanseri. By'umwihariko turabanza tuvuge kuri kanseri ni iki. Muri rusange kanseri ni ukwiyongera k'uturemangingo ndango, ibyo twita selile cyangwa se cells, mu buryo budasanzwe. Ni uburyo amaselile y'umubiri agenda yiyongera akaba menshi agakura, uburyo umubiri utaba ugishoboye kubikontorora cyangwa se kubigenzura. Bitewe n'aho uko kwiyongera kwabereye nibyo byitwa kanseri. Niba byabaye ku ibere nibyo byitwa kanseri y'ibere. Niba byabereye kuri prostate nibyo byitwa kanseri ya prostate. Kandi ku mubiri w'umuntu buri rugingo rushobora kuba rwagira kanseri iyo habayeho ubwo bwiyongere budasanzwe. Rero kanseri y'ibere ni ukwiyongera k'uturemangingo ndango tugize ibere mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane Dogiteri kudusobanurira kanseri na kanseri y'ibere muri rusange. Nashobora kwibaza na hano ku rwego rw'igihugu wenda tuvuga kuko hari indwara tuzi zitagera muri Afurika. Yego. Cyangwa akaba ari indwara zo muri Afurika zitagera i Burayi. Yego. Mbese mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haba hari abantu barwara kanseri y'ibere? Yego rwose, kuko by'umwihariko kanseri y'ibere niyo kanseri dufite mu Rwanda ihitana benshi kandi inafata abantu benshi. Muri rusange iruta izindi kanseri niyo iyoboye mu Rwanda, aho ikurikiwe na kanseri y'inkondo y'umura. Ku mibare ijyanye na kanseri y'ibere ni uko kugeza ubu ngubu mu mwaka ushize twabonye abarwayi bagera kuri 799 bashya bafite kanseri y'ibere. Hanyuma tubona n'abandi bagera kuri 401 bahitanwe na kanseri y'ibere. Hanyuma abandi 799 twabonye bafite kanseri y'ibere ni uko bagize 21% bya kanseri zose zifata abagore. Bakaba bakurikiwe na kanseri y'inkondo y'umura nayo ifata 19% bya kanseri zose zifata abagore. Bivuze ngo kanseri y'ibere na kanseri y'inkondo y'umura bifata 40% bya kanseri zose zifata abagore. Urebye muri rusange ni uko nguko imibare ihagaze ku bijyanye na kanseri y'ibere. Bosco, mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata, byakwanga tugakoresha agakingirizo, kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye, nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. Ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida, wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. Rubyiruko rugenzi rwanjye, twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
ubu butumwa bumugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya ANSP Plus ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Murakoze cyane Dr. Twumvishe yuko hari abantu yagiye ifata abandi ikabahitana. Hari ibyo twumva hano hanze tukumva ngo kanseri sikira. Yego. Ubwo muri make twavuga ko turi kumwe na muganga w'indwara zidakira. Ntabwo ariko twavuga kanseri irakira. Yego. Noneho tubonye ko kanseri ikira. Buriya kanseri yabiterwa n'iki muri rusange, kuko twabonye muri rusange kanseri y'ibere nyirizina yuko ari imikurire y'uturemangingo dukura mu buryo budasanzwe. Buriya nta kindi kintu cyaba kibyihishe inyuma gishobora kuyitera. Yego nibyo, hari kanseri zimwe na zimwe tuzi ikizitera, ariko by'umwihariko kugeza ubu ngubu kanseri y'ibere ntabwo ikintu kiyitera kizwi. Cyakora hari byongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Muri byo twavugamo nko kuba umuntu mu muryango we harimo abantu bayirwaye, ibyo ngibyo byongera ibyago byo kuba warwara kanseri y'ibere. Kuba uri umugore, ibyo nabyo byongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, nubwo n'abagabo nabo bagira kanseri, ariko abari ku byago cyane ni abagore. Ubwo rero hari na bamwe bashobora kuba bakoresha imiti imwe n'imwe ishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, ariko muri rusange ikintu kiyitera ntabwo kizwi. Cyakora ishobora kwirindwa nk'uko twabivuze, kubera ko ikira iyo habayeho kwisuzumisha hakiri kare, bikagaragara hakiri kare, uba ushobora kuvurwa ugakira. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'abaterankunga umuryango nyarwanda ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira virusi itera sida ANSP Plus binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Mwa kino kiganiro twaba turi kumwe na Dr. Hategekimana Jean de Dieu, akaba ari muganga ukora mu ishami rishinzwe gukumira ndetse no kurwanya indwara zitandura, by'umwihariko ishami rya kanseri hano mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Noneho Dr. umuntu ashobora kwibaza akavuga ati twabonye ko kanseri y'ibere ikira, kandi tubona ko hari ibintu bishobora kwikururira umuntu. Noneho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kwiyumvaho cyangwa yenda abandi bamubonaho akamenya ko ashobora kuba afite ikibazo cya kanseri y'ibere? Yego, murakoze. Ibimenyetso birahari, nubwo hari bimwe bidashobora guhita bigaragara ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo yabyiyumvaho. Icya mbere, umuntu atangira azana utubyimba mu ibere. Umuntu ashobora kugira imoko igatebera. Umuntu ashobora mu moko hakavamo amaraso, cyangwa se hakavamo amashereka mu gihe atarimo konsa, cyangwa se ugasanga ibere ryahinduye uko ringana mu buryo budasanzwe, cyangwa se n'ibara ry'ibere rigahinduka, ibyo dukunda kwita ngo ni peau d'orange, aho ahagana ku imoko haba hajya gusa nk'uko icunga rimeze. Ibyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu ashobora kuba afite kanseri y'ibere. Icyo dushishikariza abantu rero ubu ngubu, kuko turi muri gahunda isa n'aho yo kurandura kanseri y'ibere ndetse n'inkondo y'umura, nubwo wenda tutavuga ngo twabirandura burundu, ariko dushishikariza abantu ko bashobora kujya bisuzuma buri kwezi. Hanyuma nk'umuntu ubu ngubu dukurikiye utarisuzumisha, tukaba tumusaba ko yajya kwisuzumisha kwa muganga bakamusuzuma. Iyo basanze afite ikibazo aravurwa hakiri kare, kandi nk'uko twabivuze, kanseri y'ibere igaragaye hakiri kare umuntu aravurwa agakira kandi burundu. Murakoze cyane Dr. Tubonye ko kanseri y'ibere ibimenyetso umuntu ashobora kubona, n'umuntu udafite ibimenyetso umushishikarije ko ajya kwa muganga hamwegereye bakamufasha akamenya nimba nta kibazo afite mu ibere. Yego. Noneho tuzi ko hari indwara nyinshi zigira ingaruka iyo umuntu atihutiye kujya kwa muganga, kandi ingaruka z'indwara ni ingaruka mbi zose. Yego. Noneho kanseri y'ibere twabonye ko iri mu ndwara zica. Yego. Niyo nama mwagira abadukurikiye noneho ku bijyanye na kanseri y'ibere? Ikintu cya mbere dushobora kugira inama abadukurikiye
ni uko ari byiza ko abantu bisuzumisha. Umuntu ashobora kuba ari kugenda mu nzira atazi ko afite ikintu kidasanzwe mu ibere rye. Ikintu cyiza rero ni uko umuntu agenda akisuzumisha hakiri kare aho gutegereza ko azagira ibimenyetso, kuko iyo umuntu atangiye kugaragaza ibimenyetso ni uko kanseri iba igeze kure, kandi iyo igeze kure hari igihe iba yaratangiye gufata ibindi bice by'umubiri, kandi uburyo bwo kwivura nubwo tubufite mu Rwanda ariko uko igenda ikura niko amahirwe yo gukira agenda agabanuka. Rero icyo dushishikariza abantu ni uko bagira gahunda ihoraho, tujya tubwira abantu byibura buri mezi 6 cyangwa byakabya buri mwaka akaba agomba kujya kwisuzumisha kwa muganga, bakamurebera, akaba yaca no muri mu byuma bireba mu ibere kugira ngo niba hari ikibazo kigaragaye kiba gikore ubushakashatsi barebe niba se atari kanseri cyangwa ubundi burwayi, agirwa inama ndetse niba na ngombwa akaba afite iyo kanseri abe yayivurwa hakiri kare, hanyuma abe yakomeza imirimo ye ya buri munsi. Kuko nk'uko tubizi iyo umuntu asanzwe mu kanseri byararenze, icya mbere ni umutwaro ku muryango, icya kabiri amafaranga yo kwivuza, ugasanga n'izindi nshingano wari usanzwe ufite wenda ufitiye warumariye urugo rwawe cyangwa se umuryango wawe utakibashije kuzikora. Icyo nabwira abantu rero yaba abagore badukurikiye cyangwa se mufite abagore banyu cyangwa abashiki banyu cyangwa ababyeyi banyu, ni uko mwabashishikariza kugana amavuriro bakisuzumisha byibura rimwe mu mezi 6 kugira ngo tubashe kuba twakumira icyo cyago gishobora kuba cyazadufata ku bagore. Ni kimwe no ku bagabo, umugabo ushobora kumva hari akantu kadasanzwe afite mu ibere nawe yagana ivuriro, kuko mu mibare iheruka dufite nuko twagize abagabo bagera muri 34 nabo barwaye kanseri y'ibere. Murakoze. Murakoze cyane Dr. ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma abaturarwanda muri rusange bagira ubuzima buzima. Noneho hari ikibazo cy'amatsiko cya nyuma nungutse, mbese umuntu ufite ikibazo cya kanseri y'ibere aronsa? Nibyo murakoze. Nk'uko twabivuze ko kanseri ari ubwiyongere budasanzwe bw'uturemangingo ndango tw'umubiri cyangwa tw'urugingo runaka, kubera ko amashereka akorerwa mu turemangingo tugize ibere cyangwa se mu bice bigize ibere, urumva iyo twarwaye ntabwo tubasha kuba twazana amashereka. Ariko bitewe n'uko wenda umuntu ashobora kuba afite amabere abiri, iyo ibere rimwe rifite ikibazo irindi rishobora konsa nta kibazo, ariko rya bere rirwaye ntabwo rishobora kuba ryakonsa, cyane ko no kuba ryazana amashereka nabyo usanga bitoroshye. Ariko mu busanzwe amashereka yabashije kwikora aba ari mazima, kandi Imana uko yabiremye nuko ayo mashereka aba nta kibazo afite, aba atanduye. Yego. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima karyoshye nigahora mwitama, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye Dr. Hategekimana Jean de Dieu, muganga mu ishami rijyanye no kurwanya indwara zitandura, by'umwihariko indwara za kanseri hano mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye ubuyobozi bwa RBC ku murava n'ubwitange bugira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bagira ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, icyo tubashishikariza ni gukora subscribe mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima muri rusange. Ese Rosine na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata, byakwanga tugakoresha agakingirizo,
kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. Ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida, wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. Rubyiruko rugenzi rwanjye, twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu butumwa mubugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya ANSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund.